Hello abakunzi ba Buntu Films TV, nongeye kubasuhuza nanone kandi mbashimira cyane cyane byimazeyo pe. Mwarakoze kunyereka ko turi kumwe, abantu bakomeje kuza, so ariko haracyarimo urugendo runini cyane. Ubu navuga ko ari nk'aho uribwo tugitangira, so rero mukomeze mukore subscribe na share byose na like na comment. Rero natinze, nifuje ko uyu munsi mbereka akantu gatoya ku bintu bijyanye na multipad. Abantu benshi barayimbajije muri comment, ndabibemerera ko tuzayigana. So rero reka mbereka akantu gato cyane ko kuri multipad. Rero ubwo muzagende mugakoreshe aho abagashaka. Ndahita nshyiraho na ka sebeni, hari style tutasoje gukora doublage, ngiye kubiberekaho ariko ntabwo biri butinde cyane. Multipad uyu munsi isomo rero nahisemo ko mbigishaho ni multipad nk'uko nari mbivuze, ariko ubwo ndasoreza kuri beat gukora doublage nk'uko bamwe babinsabye, noneho aba ari byo dusorezaho. So murabizi rero ko mbere y'uko tugera hano hantu ha multipad ni digital recorder. Iyi digital recorder iyo wahageze urabona hari ikintu cyitwa song creator, style creator, yego, hakabamo na multipad creator. Iyi multipad rero niho dukorera zino multipad tuzi twese. Rero niho ukanda, reka nongere nsubire inyuma, abantu benshi bajya bandika ngo nihose. Reka nsubire inyuma, multipad, sibyo? Nikanzeho, murabona bahise banzaniraho utuntu tungahe, tune. Nitwo ngutu rero tujya dukoresha utu. Urumva utuba ducuze ni utungutu two muri piano tujya dukoresha cyane mu ma churches, sibyo? Muri church n'izi ngizi ziba zirimo. None kuko tuba tugiye gucreatinga izindi nshyashya, dukora icyo bita new bank, sibyo? Ubwo n'uvuga ngo murabona ibisiba vierge, nta kintu kirimo, tugiye gucura ibyacu, sibyo? Rero ubwo aka kantu ka selector muri kubona ko kari kugenda, kano kagenda, muri kubona utuntu za tugenda, kuko rero tugiye gukora multipad imwe y'ipendo n'agafirimbi wenda ho gakeya. Multipad ni ibintu byinshi cyane, ibamo ibintu byinshi, ni amasomo menshi, ariko nifuje ko duheraho byibura ku isomo rimwe kugira ngo tuzakomeze bitewe n'ama comment na share mwakoze. Video izagira views nyinshi, niko nzajya ndushaho kubikora, kuko mwanyeretse ko turi kumwe, kuko hari igihe dukora multipad hari abantu benshi batarabimenya, ariko nabwo kuko mwabinsabye niyo mpamvu mbikoze. So rero multipad natinze, murabona ko twamaze kugera kuri new bank. Twakanze hano new bank, hahita hazamo ibintu byari birimo bivamo biba vierge. Noneho icyo tukora, aka gapad turakagira on, n'aka kandi tukagire on. Nuvuga ngo hari match, code match na repeat. Nuvuga ngo ipenda ryo ntago rikenera code match, kuko ntago rijyana n'ama codes nyine aya dufata, kuko ryo dushatse twakoresha repeat kugira ngo rijye ryisubiramo, yego. None uyu umaze gukanda hano ufunguye tuno tubiri, sibyo? Kuri piano zose ni digital recorder. Ubu ngubu naba ngiye kubitangira, ariko reka mbe mbiretse. Ni digital recorder, ukaza ahitwa multipad, ugafungura kano n'aka ngaka, yego. Impamvu dukoze kano ka repeat ni kugira ngo kajye kisubiramo. Noneho ubu ngubu nyine urumva harimo n'isanzwe jazz cyangwa se piano, kandi dukeneye nyine gushyiramo ipendo mu gisirimbo. Ikindi ugomba kuba washyizemo beat y'igisirimbo ushaka gukoreramo. Murumva kiye kwirimo beat y'igisirimbo irimo. So rero natinze, reka mpita mbereka ahantu tunyura tugiye gushaka amapendo n'ibindi. Muri kubona hano hantu hitwa percussion.
percussion, percussion, yego, niho uzaza ugakandaho percussion, ukahita uza hano dance kits. Muri kumva ko ibintu byahindutse nyine, hahise ibintu by'amabiti. Noneho ugashaka akantu kavuga gutya, yego. Ikindi, iyo umaze kukabona, murabona mugiye kureba ukuntu ngashyiramo, ukareba n'ahari ifirimbi wenda riri hano. Percussion niho twakoze, yego. Ipendo nuko nguko turiri bujyemo, yego. Noneho dushyiremo beat yacu, ariko mbere yuko dushyiramo beat, akambereka akantu nari nibagiwe. Turabanza tugakora icyo bita recording. Murabona isizamo waiting, irategereje nyine. Twebwe icyo turi bukore, murabona ko kano kantu kageze kari tayari kuba katangira. Dushatse twakora start ya beat, yego. Noneho tukabara. Okay, reka tubikore. Ubwo nuko ngo ibyo bintu byose nashyizemo birajyamo, yaba kano birajyamo, naka byose birajyamo. Noneho icyo dukora, murabizi ibintu byose twamaze gukora tutadukora save, yego. Tukayita wenda ipendo, yego. Multipad nyine tugiye kwita izina, ipendo, nda irihe, ipendo. Ubu ngubu twahita dukora okay, ipendo ryagiyemo. Noneho kugira ngo turishyiremo bijyane, urabona zisa dukora exist bisanzwe, ahantu bibonera ko multipad yagiyemo, ipendo ryamaze kuzamo hano. Turashyiramo beat yacu, tubare ako kantu kavuga ngo ni kwita ukoreraho multipad ikirimo itaravamo. Mwayumvishe ko yamaze kujyamo tayari. So rero ushaka kuzamura multipad, uraza ugakanda kuri balance, abarimo akantu kanditse M and pad, yego. Multipad bwo nyine ikaba tayari yagiyemo. Noneho reka dukomerezeho na ya beat yacu wenda tutasoje ubushize. Namaze kuyongeramo ibindi bintu, ariko double brush nayo ntarayikora, ngiye kuyikorera hano mwese muyumva. Okay, ni ibyo nako kantu nongeyemo gusa ariko reka tuyikorere double brush. Rero murabona byari bimeze gutya, beat twamaze kuyikora. Ikiba gisigaye rero dukora iki? Dukora kuri fill-in. Hano fill-in niho dukorera double brush. Murabona ko fill-in yasizamo hano, tugakanda okay. Murabona ko agatara kari gucana k'umutuku, ubwo bivuze ko gategereje ko beat tuyiha sinyale. Sorry, umuriro urashize, nzakomeza.